Uko wakora groupe ya broadcast kuri WhatsApp hahandi wandikira abantu benshi icyarimwe ariko buri wese akajya abona wamwandikiye wenyine ku giti cye. Ukanda hano kuri utu dukoni tudomo dutatu ugakanda ngo new broadcast, ahasigaye ukagenda ukanda kuri buri muntu umwe ku wundi. Reka nkande rwose murabona ko turi kuvivuka. Hita ukanda kwa aka kave kariya ko mu kibara cy'icyatsi kibisi, uhise ubona ngo 9 recipient. Dore ndongeye bisubiremo new broadcast, ukemeza ku muntu ushaka gushyira muri iyo groupe, ugakanda, warangiza ugakanda kwa aka kavivuye cyasa kagatrebye, noneho wamaruka gakanda. Urabona ngo 2 recipient, kabiri recipients, bivuze ngo ni abantu babiri. Ndahita nkanda hano kugira ngo nyihindurire izina. Twagiye kutu dutatu change broadcast list name, nandike izina nshaka kwita ya groupe, nandike Amadopu. Ka unyisibe nkande ku kave. Amadopu murayibona yabaye groupe. Ubu iriya groupe ninjya nandikamo bizajya bigenda buri wese agire ngo namwandikiye ku giti kinyikanzeho, nkanda direct mu gihe nshaka kuyisiba. Kanda subscribe video dushyizeho igikugeraho mbere y'abandi.